izina rya Yesu ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe, reka ineza yawe bane natwe, uduhe ibihe byiza nk'uko biteguye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwese mu dukurikiye. Nifuje ko tuganira ijambo riri muri Zaburi 133, turahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo dorere, erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ariho ubugingo bw'iteka ryose, amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Yavuze amagambo meza cyane tugiye kuganiraho. Yaravuze ngo dorere, erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Dawidi ibyo yavugaga yarabizi, yavugaga ibisa n'ubuzima bwe, hanyuma avuga aya magambo, aravuga ngo ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ese abavandimwe bishatse kuvuga iki? Bishobora kuba ari abavandimwe bavukana mu nda, bashobora kuba ari abavandimwe bahuje igihugu, bashobora kuba ari abavandimwe bahujwe n'ibintu byinshi. Ntabwo ubuvandimwe bivuga ko bishobora kuba ari uwo muvukana mu nda, bishobora kuba ari ubuvandimwe bw'ubushuti, bishobora kuba ari ubuvandimwe mu buryo bwinshi. Abo bose bakabita abavandimwe. Tubihuje n'isengesho rya Data wa twese, Yesu we ntabwo yaje avuga ubuvandimwe, ahubwo yaje avuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Yesu niwe wa mbere yatangiye kuvuga ijambo rivuga ngo Data wa twese. Iri jambo ndarikunda cyane kuko ni Data wa twese koko. Ni Data w'abakire, ni Data w'abakene, ni Data w'abize n'abatarize, ni Data w'abafite ubushobozi bwinshi bwo kubaho n'abadafite ubushobozi bwinshi, ni Data w'abafite uruhu rwera n'abafite uruhu rwirabura, ni Data w'abatuye Nyarutarama n'abatuye hirya hahandi ntashaka kuvuga izina. Ni Data wa twese. Kuri Kristo cyangwa se Imana tuyifiteho uburenganzira bungana. Imana yicisha bugufi, igakwirwa mu mutima w'umuntu utambaye inkweto, kandi ikaba no mu mukire. Imana ishobora kuba mu Munyafurika, ikaba no mu Munyamerika. Imana ibera hose icyarimwe. Dukwiye kumva ko ari Data wa twese. Iyo umuntu atagize urukundo rwa se, rimwe na rimwe biragoye kumwumvisha ko Imana ari Data wa twese. Yahita yumva biramugora kwakira urukundo rwa Data wa twese. Iyo umuntu yagize se ugoranye, ufite imiterere itari myiza, ntave nk'umupapa muzima, umuntu azahora atekereza ko abapapa bo Imana nayo yabimeze ari umupapa, yabimeze nka papa yamureze. Ariko nange ngo nguhumurize, Imana ntabwo ari nka so wakureze. Imana ntabwo ari nk'umupapa wakureze, ahubwo Imana ni Data wa twese. Idufitiye urukundo rwinshi ruruta uko tubasha kurutekereza. Nange ngo nkwibutse ko Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Nta nubwo yifuza kuguhanira ibyo wakoze, ahubwo ikubikiye imbabazi ziruta ibyaha wakoze. Uramutse uje ukamucira bugufi, ukamubwira ibyakubayeho, ukamubwiza ukuri, yagukiza. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yesu afite imbaraga zo kugukura mu bubata ubwo ari bwo bwose uramutse umwemereye. Imana ni Data agufitiye urukundo rwinshi. Uwitwa Billy Graham yasobanukiwe urukundo rw'Imana, aravuga ngo rusumba izuba, rusumba ukwezi, n'ikuzimu rugerayo. Nagira ngo nkwibutse ko Imana ikigukunda, nubwo wageze kure, nubwo wasayishije, nubwo wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, arashaka gukunda. Uramutse uje yakubabarira. Birashoboka ko dukurikiye utarakira Yesu umwami n'umukiza, ukurikije ibyaha wakoze ukaba wumva utababarirwa. Nagira ngo nkwibutse ko bishoboka kubabarirwa. Imana yakubabarira ukuri kose, aho wageze hose, inshuro wabikoze n'uburyo wabikozemo. Azakubabarira atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose uramutse umujeho. Ikindi nanone, birashoboka ko dukurikiye wari warasobanukiwe urukundo rw'Imana, ariko bigezemo hagati uragwa, ubura imbaraga, usubira inyuma,
bigeze igihe ugishidikanya urukundo rw'Imana, bigeze igihe wumva udafitiye icyizere Imana bitewe n'ibyakubayeho. Ariko nagira ngo nkubwize ukuri, Yesu arashaka gukunda. Nubwo byakugendekeye kuriya, wibuke ko Satani azanywa no kwiba, kwica no kurimbura, ariko Yesu atanga ubugingo bwinshi. Uramutse umujeho, afite icyo yakora ku mibereho yawe n'ubuzima bwawe. Birashoboka ko nanone dukurikiye ufite waranyuze mu bigeragezo bitandukanye, ugatekereza ngo birashoboka ko Imana inkunda yanyuza mu mibabaro ingana n'icya. Nabyo bibaho. Ntabwo hageragezwa abakoze ibyaha gusa, ahubwo hari naho Bibiliya ivuga ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka, babitse ubugingo bwabo umuremyi wo kwizerwa, bagumye bakora ibyiza. Birashoboka ko umuntu ageragezwa, si natwe tugeragezwa. Imana ibishaka kugerageza kwizera kwacu kugira ngo kuvemo kumeze nka zahabu. Icyo gihe unyura ahantu hakomeye atari uko Imana ikwanga. Mu Baheburayo haravuga ngo nta gihano kinezezwa ugihanwa, ahubwo kizana umubabaro. Ariko ngo abamenyerejwe naco, abantu bamenyereye kubinyuramo, ngo bibaviramo imbuto nziza n'umunezero mwinshi. Bizarangira Imana iremye ishimwe mu kanwa kawe. Hano rero Dawidi yavuze ngo dore ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Nagira ngo nkwibutse ko muri Kristo Yesu uzabonamo abapapa baba nka papa wawe, uzabonamo abamama basimbura mama wawe, birashoboka ko uzabonamo bashiki bawe n'abasaza bawe. Muri Kristo Yesu uzabonamo inshuti. Muri Kristo Yesu yahamagaye abantu bose ku buryo bw'uko nta rungu uzagirira muri Kristo Yesu. Bijya biba ikibazo iyo umuntu akizwa, aravuga ngo ninkizwa ngahindura inshuti, bizashoboka. Birashoboka ko ari umujyana mu kabare, ko ari mufatanije uburara, umujyana mu busambanyi n'ibindi bitandukanye. Humura, tandukana n'inshuti mbi, hanyuma ujye muri Kristo Yesu. Uzabona inshuti nzima, uzabona abantu bazakuviramo abavandimwe beza, batazakujyana mu byo gukiranirwa. Hanyuma hano Bibiliya yavuze ngo ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje. Nashaka kuvuga iri jambo rivuga ngo baturana bahuje. Izindi Bibiliya ntabwo zavuze guturana, zavuze ngo ni byiza ko babana nyakubana. Ariko ndashaka gukoresha amagambo yombi, baturana bahuje. Reka tubihuze n'ijambo Yesu asengera abigishwa muri Yohana 17. Yaravuze ngo ubahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Ndagira ngo mbibutse ko kuba umwe n'umudamu washatse mushobora kudahuza umutima, mushobora kutaba umwe. Umwana watwise amezi 9 mushobora kutaba umwe, mushobora kutabyumva kimwe nabo muririmbana, nabo musengana, nabo mukora umurimo w'Imana. Kuba umwe ni impano y'Imana, biva mu ijuru. Ni impano ituruka ku Mana Data wa twese. Hari n'abantu bitewe na kamere zitandukanye n'imiterere akananirwa kuba umwe n'uwo bakorana na chef we, mu buzima busanzwe ukajya ubona bigorana. Ariko Bibiliya yavuze ngo ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje, cyangwa se babumwe baturana bahuje, babana nyakubana. Bibiliya yavuze ngo ni byiza ko babana nyakubana. Izindi Bibiliya navuze ko zivuga ngo ni byiza ko babana nyakubana. Iyo bavuze kubana nyakubana, ni byiza ko usenga asenga nyagusenga, ni byiza ko yirinda byuzuye, ni byiza ko ababarira bivuye mu mutima, ni byiza kubaka urugo agubaka nk'uzarubazwa kuko rwatangiwe n'Imana ruzanasozwa n'Imana. Ni byiza ko ubikora abikora nyakubikora. Rimwe na rimwe abantu bakora ibintu igice, ntabwo bazi gukora ibintu byuzuye. Ariko ni byiza ko babana nyakubana. Ibyo ukora ubikora nyakubikora. Usoma Bibiliya nyakuyisoma. Iyo bigeze kwitanga witanga nyakwitanga. Iyo bigeze gusenga usenga nyagusenga. Iyo bigeze mu kwirinda wumva wirinda byuzuye.
ni byiza ko babikora nyakubikora, ntibabikora igice ahubwo bagakora ibyuzuye, kuko nagira ngo mbibutse ko iyi Mana nubwo tutayireba ariko ibikurikiranira hafi, kandi iyo wabyishira bimenya, niyo wabikoze neza irabiguhembera. Rimwe na rimwe hari ubwo umuntu akora icyaha ntamenye ko arimo kubiba imbuto kandi azasarura. Bibiliya iravuga ngo Imana izitura umuntu wese ibingana n'ibyo yakoze akiri mu isi. Umuntu ashobora gusambana kumva arinejeje birarangiye, umuntu ashobora kwiba kumva birarangiye, umuntu arabesha kumva ntacyo bitwaye, ariko iyo mbuto bibye uzava mu isi usogongeyeho. Kandi ntekereza ko Imana ikwituye ibingana n'ibyo ukora, niba wakwishima, niba wababara, buriya uzi igisubizo cyabyo. Bibiliya iravuga ngo izitura umuntu wese ibingana n'ibyo wakoze. Iyo ukorera Imana nyakuyikorera, uba uriho urabiba imbuto uzasarura wowe n'abazagukomokaho kandi nziza. Kandi iyo ukiranirwa nabwo umenye ko uriho urabiba imbuto uzasarura ukiri mu isi. Rimwe na rimwe umuntu abikora yumva ari kwirengera, akavuga ngo nta kundi nendaga kubigenza, nuko byari bimeze, nta kindi gisubizo nari mfite. Ariko na nyuma ya zera Imana irakora. Uramutse uyihaye uburenganzira mu buzima bwawe, yakora ibiruta cyane ibyo wibwira. Bibiliya iravuga ngo ni byiza ko babana nyakubana, ni byiza ko babana nyakubana. Ni byiza ko umuntu akiranuka nyagukiranuka, ni byiza ko umuntu akundana na nyagukundana, ni byiza ko umuntu yirinda nyakwirinda, ni byiza kugira ibyishimo biva mu mutima, ni byiza kubikora nyakubikora. Iyo ubikoze nyakubikora, hano Bibiliya yavuze umusaruro wabyo. Yavuze ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe, agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye. Aya mavuta ndashaka kuyavugaho ibintu bike. Hano Bibiliya yavuze ngo ni amavuta y'igiciro cyinshi. Aya mavuta ni amavuta Elayo muri Isirayeli yakoraga ibintu byinshi. Reka mvugemo bike. Icyambere, yimika abami, abatambyi n'abahanuzi. Iyo umuntu afite amavuta y'umwuka wera ntabwo aba aciriritse, aba ari umuntu w'igiciro cyinshi. Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abapfa ariko ntidupfa, dukubitwa hasi ariko ntabwo tugerayo rwose. Nagira ngo mbibutse ko bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe wa Aroni, yimika abami, abatambyi n'abahanuzi. Nagira ngo nkwibutse ko ukwiye gushaka amavuta yakugira umwami, umutambyi n'umuhanuzi. Kuzura umwuka wera nicyo kintu gihenda, ni nacyo kintu kinezeza kuruta ibindi bintu byose. Icya kabiri, aya mavuta Abisirayeli baba mu misozi irimo y'ubutayu, irimo sikoropiyo, irimo inzoka, irimo amabuye y'amasarabwayi, kandi Abisirayeli bahora mu ntambara buri gihe. Aya mavuta yomora ibikomere, iyo basize ahantu hakomeretse harakira. Amavuta ni umuti. Nagira ngo mbibutse ko Bibiliya ivuga ko iminsi yose tumara mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Nta muntu yaba ku rugamba avuge ngo ntazakomereka, ahubwo ikibazo si ugukomereka, ikibazo ni ugukomereka ntiwivuze. Aya mavuta yomora ibikomere. Nagira ngo mbibutse ko Yesu ataje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune zo mu mutima. Abantu benshi bakijwe ibyaha ariko ntibibuka ko Yesu avura n'ibikomere, avura n'imvune zo mu mutima, ngo bamuhe n'intimba zabo nazo kugira ngo Yesu agire icyo azikoraho. Ubundi agakiza kuzuye gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza imibabaro. Iyo tuvuze imibabaro harimo intimba n'agahinda n'ibikomere. Uwo ni umuryango umwe w'imibabaro, kagakiza n'imivumo. Abantu benshi bakize agace kamwe kitwa ibyaha, ntibamenya n'ahandi ko Yesu afite icyo yahakora, ahubwo bifatanyije n'umuco wacu. Murabizi ko mu muco wacu nta umuntu aba yarakuze afite agasekuro ke n'akunyu ke n'utuyenzi twe n'imyugariro ye n'utuntu twe, mbese ibintu byo kwifungirana, abantu runaka batansuzugura, batamenya ibyanjye. Umuntu rimwe na rimwe akanabesha, bamubaza ngo ni amakuru akakubwira ngo ni amahoro, kandi mu mutima bimeze nabi. Twakuze kizira kugaragaza amarangamutima, waba wishimye cyangwa ubabaye. Ubwo buzima tukabuzana no muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe iyo uhuye n'ibibazo bikakugora no gufungukira imbere y'Imana, ugatekereza ko Imana nayo iri bukumvira ubusa nk'abandi, ugatekereza ko Imana idakwiye ariko Imana n'umubyeyi ni Imana. Bashimira Imana
nimenya amakosa yawe ntikuvamo, ntivuga ngo nikuhora ngo nejo wowe wabikoze. Iyo uje isengesho Imana itagisubizaho ni isengesho rivuga ngo Mana mbabarira. Iyo ugiye ngo mbabarira, ikubabarira ubwo ititaye ku nshuro wabikoze n'inshuro wabiguyemo. Ntabwo igucurire ngo ikubwire ngo nikuhora ngo nejo warangoye, nejo wansabye imbabazi. Imbabazi zayo ziruta inyanja zose zo mu isi. Noneho ubwo buzima umuntu akabuzana, nahoze mbabwira ko iyo umuntu atagize urukundo rwa papa we, ahora atekereza ko n'Imana imeze nka papa we. Ntashobora gutinyuka ngo asenge ngo avuge ngo data wa twese, ahita yikanga yumva ko Imana yabimeze nka papa we. Ariko nagira ngo mbibutse ko hano Bibiliya tubwiye ngo ni byiza ko babana, nyakubana bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi. Aya mavuta yomora ibikomere, yimika abatambyi n'abahanuzi, akomora n'ibikomere. Ntabwo nzi aho wakomerekeye, gashoboka ko wakomerekejwe n'amateka mabi y'igihugu muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Birashoboka ko ingaruka zayo n'ubu zikikuriho. Birashoboka ko wakomerekeye mu muryango bitewe n'abakureze, ukabura uburenganzira bwose, ukajya wumva kubaho ntacyo bimaze. Birashoboka ko wakomerekeye mu bidukikije, ukabura uburenganzira kubera ibidukikije. Birashoboka ko wakomerekeye mu rusengero. Birababaje kujya mu rusengero ariho wari uzi ko ugiye kuruhukira, ukaba ariho ukomerekera. Birashoboka ko wafashe ideni uzi ko ugiye kunguka, hanyuma birahomba, urakomereka. Birashoboka ko wafashwe ku ngufu, utahora utekereza ko abagabo bose bameze nka papa wawe, cyangwa se tujya tubona ababyeyi bafata abana babo ku ngufu. Birashoboka ko abantu bose batekereza nk'umugabo yigeze kugufata ku ngufu, yenda mudafitanye n'isano. Birashoboka ko warerewe mu muryango uzi ko ariho uzagirira amahoro, ariko ntihushobore kubana neza nabo mu bana, bakagutoteza, ukabura uburenganzira bwose. Birashoboka ko uzi ko amahirwe yawe azava mu kwiga, urangije uratsindwa. Birashoboka ko wize uzi ko uzahita ubona akazi, ubuzima bugakomeza, none ushomereye imyaka myinshi. Ibyo bintu byose ni ahantu dukura ibikomere bitandukanye birenze uko dushobora kubitekereza. Ariko nagira ngo mbibutse ko Umwuka Wera ajya atuma imitima yacu yomogwa. Birashoboka ko imitima yacu yomogwa bitewe n'uko twuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo twuzuye Umwuka Wera, twibagirwa imibabaro, tukibagirwa ibyatubayeho, tukabasha kubabarira bitworoheye. Iyo twuzuye Umwuka Wera, tubasha gukora ibyo gukiranuka bigakunda. Aya mavuta yimika abami, abatambyi n'abahanuzi, yomora ibikomere. Bayasiga n'ababembe bagakira kuko ari mu muti. Akiza abagwaye kuko Yakobo yaravuze ngo umuntu nagwara azatume abakuru b'itorero bamusengere bamurambitseho ibiganza, bamusiga amavuta azakira. Aya mavuta ni amavuta y'igiciro cyinshi kuko ni nka zahabu yabo, yinjiza amadevize, ni nk'ikawa y'u Rwanda, ni ikintu cy'igiciro cyinjiza amavuta kugeza uyu munsi, cyinjiza amafaranga menshi muri Isirayeli. Amavuta yerayo ni ikintu cy'igiciro cyinshi cyane. Hanyuma ikindi ni amavuta atanga ubuzima. Iyo umuntu kugeza uyu munsi muzi ko n'abagwayi ba diabete bayabandikira, kuko ni amavuta atagira ingaruka n'imwe, atanga ubuzima. Aya mavuta Bibiliya tubwiye ngo iyo umuntu abanye nyakubana, akabana ahuje umutima n'abandi, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasuzwe ku mutwe wa Aroni. Ni umuryango w'Abalewi. Nagira ngo mbibutse ko aya mavuta ari nayo atuma umuntu utoranywa. Aha tubihuze naho Pawulo yavuze ngo bamwe yabagize kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha. Izo ni impano zitari zo warazwe n'umuryango, ahubwo uheshwa no kuzura Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe umenya icyo waremewe. Mwibuke ko turaba Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Iyo wuzuye Umwuka Wera, ashobora kuguha impano utavuka mu basinga b'abasizi, utari iwanyu mutararirimbaga iwanyu, ariko Imana ikakubyazamo umuririmbyi w'igitangaza. Imana ikaguha impano, ukaba umushumba mwiza, ukaba umuntu ukorera Imana, ukaba umuhanuzi wanyu nta muhanuzi wahavutse, bitari ibyo watojwe n'umuryango, ahubwo ubikomora mu kuzura Umwuka Wera no kubana n'Imana. Aho niyo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo
ntukirengagize impano waheshejwe no kurambikaho ibiganza by'abakuru. Izi mpano ni iz'umuntu aheshwa no kuzura umwuka wera, ni impano umuntu aheshwa no gusigwa. Aroni yaratoranyijwe aba umulewi, avuka mu muryango w'abalewi, umuryango wose Imana irawutoranya. Nitwuzura umwuka wera, Imana izakora ibirenze ibyo tubasha kwifuza, kandi Imana izakora ibikomeye ku buzima bwacu kuko twuzuye imbaraga z'Imana. Ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe wa Aroni agatembera no ku misozo y'imyenda ye. Ntekereza ko iyo wahoberaga Aroni wumvaga uhumuriwe neza. Nagira ngo mbibutse ko Bibiliya ivuga ngo turi impumuro nziza hagati y'abapfa n'ababona ubugingo, kandi hari n'abandi nabo ari impumuro mbi. Umuntu akaba ari aho nyine bakababaza turiya byaramunaniye nta kigenda, ntabwo ari impumuro nziza. Nagira ngo mbibutse ko agakiza kacu abandi bantu barakamenya. Iyo uri impumuro nziza abantu barabimenya, kandi niyo uri impumuro mbi, nubwo wakwisiga parufe zose zo ku isi, nubwo wagerageza ukaba uzi gutera igipindi, nubwo waba uri umuntu uzi kuvuga, ariko abantu bazakuvumbura kuko umutima wumva undi mutima. Iyo mu mutima wawe uri amahoro, n'abayafite nabo murahuza, kandi iyo umutima wawe urimo intambara abandi bantu barabimenya ko umutima wawe utari amahoro. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo ni byiza ko babana, bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni agatembera no ku myenda ye. Aroni yari umuntu wasizwe, dukwiye kubaho ubuzima busizwe. Iyo umuntu asizwe aroroha. Dawidi mu kuragira yari azi ko intama zicana, agafata amavuta yera yakayasiga ku mahembe, yajya kwica indi ikanyerera ntibashe kuyikomeretsa. Ariko iyo idasizwe ni ukuvuga ko iyo ifite ingufu yicaga izindi. Impamvu twicana bikemera, impamvu hahora intambara mu murimo w'Imana, ni uko habuze amavuta. Amahembe yarahari, ariko ikibazo ni uko adasizwe. Yesu yaravuze ngo umuntu narakara ntakarenze umunsi. Byari bivuze ko budakwiye kuba imbata y'uburakari. Muri kamere yawe birimo, ariko ntabwo ukwiye kuba imbata yabyo ngo bigutegeke, bikuyobore, bitewe n'uko utari umuntu ubasha gukontorora uburakari bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni. Nagira ngo nkwibutse ko nugira amavuta uzatoranywa. Aya mavuta akiza indwara, aya mavuta atanga ubuzima, aya mavuta yomora ibikomere, aya mavuta yinjiza n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'amavuta azana ubutunzi. Ubutunzi, iyo tuvuze ubutunzi, hari ubutunzi bw'imbere mu mwuka, ariko hakaba n'ubutunzi busanzwe. Nta cyiza nko kugera ku mugisha warawugejejweho n'umwuka wera. Nta cyiza nko kubona umugisha warawubonye mu buryo bwo kubaha Imana. Iyi nzira mvuze, hari ubwo abantu benshi bagora bagahitamo inzira yo kwigwanirira, bakabona ibisa n'imigisha ariko bitari imigisha iva ku Mana. Ibyo bisa n'imigisha rero nta muntu ushobora kubigirana amahoro mu mutima. Umutima uzahora ugucira urubanza kuko uzi ko wabibonye mu buryo bubi, wabibonye mu buryo butejejwe, wabibonye mu buryo budatunganye. Iyo wenda wageze kuri uwo mwanya ubanje kubeshera bagenzi bawe, mugenzi wawe uramuhirika nyene, baramwirukana, umusimbura ku mwanya, ntuzigera ugira amahoro. Niyo umutekereje gusa umutima uzahora ukujya kuko wabigezeho mu buryo bubi. Birashoboka ko wubatse inzu mu manyanga, ubanje kunyereza imisoro, wibye, uriganije, hanyuma birashoboka ko ibyo wabigezeho wifashishije gusaba. Hari ubwo umuntu ashinga asosiyasiyo ariko bitari ugukunda imfubyi, bitari ugukunda abagwayi ba sida, bitari ugukunda, ahubwo ari ukugira ngo uzabone bazakubera amaboko yo gusabisha, hanyuma ukazabigeraho, ukazajya iby'abakene. Ejo bundi nabonaga inkuru y'abayobozi barenze benshi cyane bari mu rukiko bazize kujya iby'abakene. Ntekereza ko dukwiye kuba turi abantu bareberera abandi, ukamenya ko aho Imana yakuragije ugomba kuba umusemburo, ugomba kuba umunyamugisha, ahubwo ukabera umugisha abandi bantu, bitari amaboko yo gusabisha gusa. Hanyuma umusaruro wa kabiri uva mu kubana nyakubana,
hano bavuze ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni. Uyu musozi ni umusozi muremure ufite neje hejuru, uhorana urubura hejuru. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko ariho Uwiteka yategekeye umugisha. Uyu umuyaga umenagura uru rubura ruri hejuru, bigashoka bimeze nk'amazi, hanyuma bagahinga bagahora bejeje. Isirayeli nico gihugu kigira imbuto nziza, nico gihugu kigira imboga nyinshi, nico gihugu kirimo inka zikamwa amata menshi, nico gihugu gitemba amata n'ubuki. Nubwo bari mu butayu, ariko nibo bashora imboga nyinshi Burayi n'imbuto, nibo bashora imboga nyinshi muri Amerika n'imbuto. Ugatekereza ko bari mu butayu, bigenda bite kugira ngo babe bafite nk'ibi byose? Hano biravuze ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko ari Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Nagira ngo mbibutse ko iyo umuntu abana n'Imana neza, ahorana umwero, ashobora kwishima nta bishimishije bihari, ashobora kugira amahoro mu gihe cyose, ahorana imbuto z'umwuka, ahorana ibihe byiza. Niyo agenda mu muhanda yumva zaburi n'ibihimbano by'umwuka bizamuka muri we, ari muri dushe Imana ivugana nawe, ari mu kazi agenda yumva ijwi ry'Imana, niyo yageragejwe yumva ijwi rimubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Ahorana ibihe byiza bitewe n'uko amahoro ye ntava mu bigaragara, ahubwo ava ku Mana Data. Amahoro ye ntava mu isi, ahubwo ava mu ijuru. Umunezero we ntuva ku bifadika, ahubwo uva ku Mana Data. Icyo gihe ahorana ibihe byiza. Bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kitembera ku misozi y'Isiyoni, bagahora bejeje, bagahorana umweru, bagahorana ibihe byiza. Nyandeba hari ubwo abantu baba barigeze kugira ibihe byiza, bakaba barigeze kubana n'Imana, ariko bakazabisigarana mu mateka gusa, bakavuga ngo higeze kubaho, hari mu gihe cy'ububyutse, ariko wareba uko bahagaze uwo munsi ukabona biteye imbabazi mu by'ukuri, ukabona n'abantu bo kubabarirwa. Aha niho mu byahishwe havuga ngo kuko wibwira ko uri umutunzi kandi uri umutindi, kuko wibwira ko wambaye kandi ukaba wambaye ubusa, kuko wibwira ko ureba kandi uri impumyi ukwiye kurandatwa. Birashoboka ko ibihe byiza bishira, birashoboka ko ikime kuri Herimoni gishira, birashoboka ko ibihe byiza byo kubana n'Imana birangira, umuntu akabisigarana mu mateka, akirata inkovu z'imiringa ko Imana yigeze kubana nawe, ko Imana yigeze kuvugana nawe, ko Imana yigeze kumukoresha, agatanga ubuhamya bwa kera. Ariko wareba uko ahagaze uko, ukabona ni umuntu ukwiye kubabarirwa, ni umuntu ukwiye imbabazi z'Imana nyinshi mu by'ukuri. Nagira ngo nkwibutse ko Imana yabasha kuguhembura, ikime cyakongera kikaza. Umuririmbyi yaririmbye ngo Mwami utuvubire imvura y'umugisha. Ubu twari dufite urujojo, ariko twifuza umuvumbi wawe. Birashoboka ko Imana yakongera kuguhembura, birashoboka ko Imana yakongera kuzana umuvumbi wayo, birashoboka ko Imana yakugarura ibihe byiza biva ku Mana. Birashoboka ko wahembuka rwose. Imana igufite ibihe byiza. Bibiliya iravuga ngo mwihane muhindukire, ibihe byiza bibona uko biza bivuye ku Mwami Imana. Imana irashaka gufitiye ibihe byiza. Wakongera ukishimira urugo rwawe, wakongera ukishimira ubusore bwawe, wakongera ukishimira ubuzima nubwo umaze igihe warabwanze. Birashoboka ko wakongera kugira ibihe byiza, ukongera gusabana n'Imana bigakunda. Ushake mu maso h'Imana. Imana yakongera kuguhembura. Imana yifuza kongera kuguha ibihe byiza byo kubana nayo. Ni byiza ko abavandimwe babana nyakubana. Bimeze nk'amavuta asutswe ku mutwe wa Aroni, bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni. Uyu musozi uratangaje. Abantu bahinze nyuma y'umusozi uyu musozi ntabwo bahinga ngo beze, bo bararumbya, bitewe n'uko hakomokayo umuyaga ufite ingufu nyinshi, ukaza ukarumbya imyaka bahinze. Ariko abahinze muri Isirayeli mu misozi ya Siyoni, amazi agahora atemba, bagahora bejeje. Nagira ngo mbibutse ko itorero ni umusozi umwe utuma bamwe barumba, abandi nabo bakaba bafite ubuzima. Hari abantu barumbiye mu itorero,
akaba muri korali yararumbye, akaba ari umushumba ariko byaramunaniye, akaba ari umudiyakoni ariko gusenga byaranze, akaba ari aho gusa, ntiyasohotse ngo ajye kunywa inzoga ariko yaraharumbiye, nta mwero, nta buzima, nta kintu wamusoromaho, nta kintu wamukuraho, nta kwihangana, nta gusenga, nta byiringiro, ahora ari aho gusa, aho abandi baboneye imbaraga, aho abandi bahembukiye, aho abandi buzuriye umwuka wera, aho abandi baboneye impano, we nta kintu ajya yiyunguraho, ahora ari wa wundi, ahora ari nta kigenda, ahora acira imanza abandi. Nigeze kuba ndi mu rusengero rimwe, mbona umuntu umwe utoroshe ufite agakarine yanditsemo amakosa yose yabereye mu rusengero uwo munsi. Noneho mbona amakosa hafi 11 yakozwe mu rusengero, aho umwigisha yavuze igifaransa kitari cyo, aho yitsamuye bitari ngombwa, ukuntu yari yifashe mu mifuka, mbese arandika namaze nese wanyeretse aho wanditse ibyagufashije ngo hoya ngo ngiye ngo sinjya mfashwa. Mbese ukibaza ukuntu abereyeho kwandika amakosa gusa nta byamuhembuye. Ukibaza mu nyigisho y'iminota 45 ikintu yabonye cyamufashe ni amakosa. Ngiye ntekereza ko hari abantu nyine baba bari aho badafashwa, badahembuka, nta kintu kibanezeza, bahora bacira imanza abandi, bikaba nta buzima bw'umwuka uwo muntu yigeranye cyangwa se afite, ahubwo akaba yararumbije. Yahinze haza umuyaga ukabihuha bikarumba, nta bihe byiza agirira mu Mana. Uyu musozi utuma bamwe beza, abandi nabo bakarumbya. Birababaje kurumbira aho abandi cyangwa se kurumbya aho abandi bereje, aho abandi bagiriye ibihe byiza. Mu by'ukuri sinavuga ngo itorero rya Gikristo mu Rwanda ryaratsinzwe, ntabwo ryatsinzwe, ariko nanone nta nubwo ryageze ku ntego. Ntabwo ryageze ku ntego. Byagaragaye ko hari abantu batigeze hari abantu barumbije batejeje, bitewe n'uko aho bahinze n'ahantu hatariho, ni mu cyerekezo kitari cyo kweza, abantu batari mu cyerekezo cyo kugira umugisha. Mu by'ukuri ubuzima ariho, uburyo yitanga, ntabwo yagira umugisha. Birababaje kubona abakristo 95% bashobora gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Ukibaza ko bitirirwa amazina y'ubukristo, kubera iki batabashije guhagarara neza mu gihe kimeze gityo? Ibyo isi yananiwe kubyumva, kuko igihugu cyitwa icy'abakristo iyo bikorwa n'ibihugu by'abapagani cyangwa se by'abantu batamenye Imana byari kumvikana, ariko igihugu cyitwa icy'abakristo. Kandi na n'ubu iyo urebye ubona mu by'ukuri ntabwo ibintu byoroshye. Iyo urebye uburaya buhari uko bungana, ukareba ukuntu inzoga zinywebwa, ukareba ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko, ukareba imyitwarire y'abantu, ukareba imyambarire iri hanze aha, ukareba umubare munini w'abapasiteri bavuka buri munsi n'imiryango ya Gikristo, ariko impinduka ukayishaka ukayibura muri sosiyete. Wibaza abitwa abakristo umumaro wabo naho bakagombye kuba bahagaze. 2014 muribuka muri Rwanda Shima Imana, abashumba bakomeye bahagaze kuri stade basaba Imana imbabazi, basaba n'abanyarwanda imbabazi. Baravuga ngo twigishije nabi, twahinduye abantu kuba abayoboke bacu, ntitwabahindura kuba abana b'Imana. Iyo baza kuba abana b'Imana ntabwo bari kuba barakoze ibyo bakoze. Ariko nyuma yaho umuntu akwiye kwibaza ngo nyuma yaho mu myigishirize hahindutse iki? Ese ubu twashize imbaraga mu guhindura abantu kuba abana b'Imana, cyangwa abantu baturaca bahindura kuba abayoboke bacu? Kuba umuyoboke w'umuntu ntuhinduke kuba umwana w'Imana, nabyo ni ukurumbya. Ni ikibazo gikomeye. Nagira ngo nkwinginge uhinduke kuba umwana w'Imana. Itorero urifate nk'umuryango nk'aho wavutse, ariko ushakishe kuba umwana w'Imana, kuko kuba umwana w'Imana nibyo bizakwinjiza mu bwami bw'Imana. Mu ijuru ntabwo bazakubaza izina ry'idini wasengeragamo, na mu ijuru ntabwo bazakubaza izina ry'itorero na korali waririmbamo. Bazakubaza ngo wavutse ubwa kabiri, wakira Kristo umwami n'umukiza, ubugingo bwawe burahinduka. Niba bitari ibyo uzasigarana n'isi, ntuzemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Nta bwenge kubasomye agatabo k'umugenzi yagiye mu ijuru nk'uko abandi bose bajyayo. Ageze ku irembo ry'ijuru ngo arakomanga, bamubaza ibyangombwa byo kumusaraba, arabibura.
abibuze ngo marayika muhambira amaboko n'amaguru amujugunya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Wanditse agatabo ko mugenzi yavuze ngo mpita menya ko hari inzira ijya mu muriro itanyuze muri rimbukiro ahubwo inyuze ku rurembo Siyoni. Buriya muri korari warimbuka uhavuye ku ruhimbi aho abapaseri bicara, ushobora kurimbuka uhanyuze, ushobora kuva mu buhanuzi ukarimbuka, wava mu buntu bw'Imana ukarumbya ubuntu bw'Imana bukagushiraho. Nagira ngo nkwibutse ko ukwiye kubaho wishimiye kuba umuntu w'Imana kandi ugiriwe neza n'Imana. Imana iguha umugisha ku cyemezo ufashe. Ni byiza kandi ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe wa Aroni agatembera mu misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni aho Uwiteka yategekeye umugisha. Nagira ngo nkwifurize umugisha uva i Siyoni, umugisha uva mu buntu bw'Imana. Nagira ngo dusengane n'umuntu ubishaka, ushaka gukizwa ari bwo bwa mbere cyangwa se yasubiye inyuma akava mu rukundo rw'Imana. Nakubwiye ko Imana yakwakira uramutse ubyemeye. Nifuza ko dusenga. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ku muntu wese ukwakiriye nk'umwami n'umukiza. Umwandike mu gitabo cy'ubugingo, umukure mu gitabo cya Satani. Abasubiye inyuma ubagaruza ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ubaha imbaraga zo gutsinda ibyabatsindaga. Kandi dusengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye. Hari abadukurikiye bari muri gereza, hari abadukurikiye bagwaye, hari abadukurikiye bafite ibibazo bagutegerejeho ijambo rya nyuma. Girira neza buri wese kuko akwiringiye. Ubuntu bwawe bwinshi bane n'abagukunda, kandi ukomeze kuduha amahoro utanga, mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mbibutse ko ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa kandi mukanagezwaho na website agakiza.org. Abakunzi ba website agakiza.org bitwa Agakiza Family. Abakoresha WhatsApp duhurira ku mbuga za WhatsApp zitandukanye z'Agakiza Family, ubwo n'abakunzi b'agakiza.org. Niba ushaka kujya usangira ijambo ry'Imana n'abandi cyangwa se kuba umwe muri twe, twandikira kuri WhatsApp 0788 42 29 84 0788 42 29 84.